nongeye kubaha ikaze. Ni Eric Worshipper nk'ibisanzwe mbashimira cyane kuri mwe mukomeje kubana natwe mukora subscribe, by'umwihariko abakora ku nzogera n'abakora share. Ubu butumwa bwiza mujye mubusangiza benshi kugira ngo bukomeze kubahindura no kubagira umumaro. Rero uyu munsi dufite umutumirwa kuri channel yacu, n'ubundi turi kumwe na Evangeliste Hahirwabasenga Peter, niwe ugiye kuba yatugezaho ubusesenguzi yateguye. Ni icyigisho cyiza cyane muri bukunde mwese ndabizi, hanyuma uze gukurikira urakuramo ikintu cyawe kandi kizagufasha mu buzima. Murakoze rero, ukomeze gukurikira kandi ntimucikwe. Murakoze cyane. Nitwa Hahirwabasenga Peter nk'uko Eric abibabwiye. Nkaba ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana n'umusesenguzi waryo. Mboneyeho rero gushimira abatega amatwi ibyigisho na gahunda zitandukanye kuri iyi channel. Kandi sinabura kwihanganisha umuryango nyarwanda ibi bihe turimo byo kwibuka. Hari benshi bahuye n'ibibazo bitandukanye, hari benshi bafite ibikomere, hari benshi barimo gusitaragoringa bahura n'ingaruka z'ibyabaye mu gihugu cyacu. Mbanje kwihanganisha umuryango nyarwanda muri rusange ibihe twanyuzemo. Mukomere kandi Imana irahari. Ubu ngubu rwose ntitwabura gushima Imana ko turi n'abazima, kuko ibyo umuntu anyuramo byose Satani aba agambiriye ko bimuhitana, ariko turashima Imana ko uyu munsi tugihumeka kuba bazima. Kandi mboneraho no kwihanganisha imfubyi, abapfakazi n'abagizweho ingaruka na jenoside bose. Ni ukuri mukomere, Imana iri kumwe namwe kandi irabakunda. Hanyuma rero dufite ikigereranyo n'ubusesenguzi ku bigendanye n'ijambo ry'Imana. Icya mbere kiravuga ngo umuhanga mu kwambara yambika ururimi rwe, umuhanga mu kubana yirinda kubangamira abandi, umuhanga mu kugenda agenda adahemuka, umuhanga mu kubika abika amabanga, umuhanga mu kubaka yubaka icyizere, umuhanga mu gutegeka ategeka umubiri we, umuhanga mu gukiranuka akiranuka mu mafaranga, umuhanga mu igenamigambi ategura iherezo rye, umuhanga mu gukoresha yubaha umukozi we, umuhanga mu gucunga umutungo acunga iby'abandi nk'ibye, umuhanga mu kubara abara amagambo avuga, umuhanga mu kuvura avura inzangano, umuhanga mu gusenga asengera iherezo rye, umuhanga mu isuku asukura umutima we, umuhanga mu kwiga yiga kubana n'abandi, umuhanga mu kwirinda yirinda umugayo, umuhanga mu kuvuga avuga ibyo yasubiramo, umuhanga mu kumva yumvira umuyobora, umuhanga mu kugisha reka dusubiremo ahangaha. Umuhanga mu kwigisha yigisha abantu kubana, umuhanga mu kurya arya azigamira ejo hazaza, umuhanga mu kwemera yemera intege nke ze, umuhanga mu bushakashatsi ashakisha amahoro, umuhanga mu kwizera yiringira impinduka, umuhanga mu gukunda akunda kubabarira, naho umuhanga mu kwihangana yihanganira inzara, umuhanga mu gutegereza yibaza ibizaba ejo, umuhanga mu kazi amenya ko n'abandi bagakora,
umuhanga mu gucuruza amenya ko atunzwe n'abakiriya. Umuhanga mu kubaha yubahiriza igihe. Umuhanga mu kuyobora agira icyizere. Umuhanga mu butunzi anyurwa n'ibyo afite. Umuhanga mu kwimenyekanisha yimenyekanisha ku yamuremye. Umuhanga mu guhanga asingiza iyamuremye. Naho umuti w'ubutindi ni ukwanga guhemuka. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Iki ni ikigereranyo gitoya twateguye ku bigendanye n'umuntu w'umuhanga. Rwose nimubikunda mukore subscribe, kandi turitegura kujya tubagezaho ijambo ry'Imana ryiza, ijambo ribohora, ijambo rihesha umugisha, ijambo ririmo ubumenyi. Abantu benshi ubu bakunze ubuhanuzi gusa, ariko abantu bakwiriye gukunda ijambo, kuko Yohana yarabyanditse aravuga ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka muzagihabwa. Ubwo rero rwose bene data bakunzi b'icano, turabifuriza gukomeza gukurikirana ibyo tuzajya dushyira kuri iyi cano, kuko ni byiza tubategurira, si bibi, kandi birimo byuje ubwenge n'ubuhanga buhanitse. Imana ibahe umugisha.